nshuti zanjye, abantu bagerageje gushaka amazina amenyekana aho gushaka Imana, bashatse kuba ibirangirire aho gushaka Imana. Ariko reka mbatangarize ko hari abantu bakomeye kubaruta ariko baribagiranye. Hari abantu babaye ibihangaje bakoze ibintu by'amateka ariko batakibukwa. Hari abantu bubatse amazina aragenda aramenyekana ariko no kuzima kwayo kwazimye vuba. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo icyubahiro ni icy'Imana, ahandi hose dushakira no kubeshya. Turabasuje mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana. Tunejejwe n'Imana mu mitima iduhaye uburyo bwo kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana mu kiganiro Niwe Imana Ikeneye. Abakunze kudukurikira no kuri channel yacu ya Urakenewe TV, tubahaye ikaze rero. Ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana nibane namwe. Dushimiye Imana rero duhaye umwanya kugira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana kandi turushaho kunguka byinshi bigamije kutwigisha no kugira ngo turushaho kunguka umugambi w'Imana kuri twe, kuko ntabwo Imana yaduhamagaye idafite impamvu, aho bifite byinshi yaduhamagariye kandi tugomba kubamo tukagera ku mwuzuro w'Imana, tugakora ibyo dukwiriye gukora byose. Twagiye tuvuga byinshi bitandukanye uko mukomeje kugenda mubikurikirana. Turagiye ntabwo ducogoye, dukomeje kubagezaho rero ijambo ry'Imana nk'uko twabibemereye kuri iyi channel. Abayikurikiranya rero dukomeje kubaha ikaze ngo mugubwe neza mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe n'inshuti yanyu bakunda nza kundi Imana Jean Baptiste. Munyemerere tubanza dusenge. Nanone nyaguhora ku ngoma y'Umwami wacu Yesu, dukomeje kugushimira umugambi wawe mwiza kuri twe no kutwemerera kugira ngo tugeze ijambo ryawe ku bwoko bwawe. Ndasenze kugira ngo ijambo ryawe urihire mu mitima y'abaryumva, ryubaka ubugingo bwabo, rikomeza imitima yabo, ribageze ku rwego bakwiriye kugeraho kugira ngo babe mu mwanya bakwiriye kubamo, maze bahorane ineza yawe n'urukundo rwawe byomatane nabo ku manywa ndetse na nijoro. Nunyemerere ijambo ryawe rigira umumaro kandi ryubaka imitima yacu. Ningenza umwuka wera w'Imana ngo adufashe kugira ngo ribashe kwamamara hose. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Bakunze ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tubibagezaho, turakomeje rero mu kiganiro Niwe Imana Ikeneye. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga n'ubundi mu gitabo cy'Itangiriro. Uyu munsi turakoresha igice cya 11, duhere ku murongo waho wa mbere tugeze yavuga twumve icyo Imana ivugana natwe. Itangiriro igice cya 11 duhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Baribwirana bati, mureke tubumba amatafari tuyotse cyane, kandi bagira amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, duraba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindure ururimi rwabo rube mu nyinshi zinyuranye, be kumvana. Imana nitugirire neza. Bene data munteze amatwi, nk'uko twagiye tubiganira mu minsi yagiye itambuka, twakomeje kuvuga ngo ni wowe Imana ikeneye. Ni ibintu bikomeye cyane, kuko igituma ari wowe Imana ikeneye, kuko ni wowe hari kugira ngo uhindure ibintu abantu barimo bagenda bangiza. Ubu ni ubwoko bw'Imana bwabonye imirimo y'Imana, ndetse bwari bufite n'amakuru atangaje, babonye iby'Imana yari iherutse gukora, cyangwa se bumvisha amakuru y'iby'Imana yakoze ku bwasekuruza wabo Nowa. Aba ni abakomoka kuri Yahamu ndetse n'abakomoka kuri Yafeti. Shemu na Yafeti aba nako bakomotse kuri we, aba nibo berekeye iburasirazuba. Hanyuma ikintu gitangaje nuko ubu bwoko uko bwakomeje kugenda bwerekeye iburasirazuba, bageze ku rwego bavuga ngo ni mureke twiyubakira inzu y'amatafari ndende, turebe uko twagera ku ijuru, twishakira izina rimenyekana.
iri jambo tugiye kuganira uyu munsi ni irivuga ngo ca bugufi icyubahiro n'icy'Uwiteka. Abantu banze guca bugufi bishize hejuru, nyamara icyubahiro gikwiriye Uwiteka, Imana ishobora byose. Imana nitugirire neza. Ikintu bakoze kiratangaje. Bari bahuje ururimi, icyo cyari kimwe. Icya kabiri, bari n'ubwoko bumwe, babyawe n'umuryango umwe, bakomoka kuri Nowa bose. Uru ni urubyaro rwa Nowa n'abuzukuru be. Bafata inama, bafata umugambi, baremeranya, bafata icyemezo. Imana itugirire neza cyane. Muri uko gufata icyemezo, ikintu cyari kiyobaje kirimo nuko objective yawo, intego yawo nkuru kwari ukwishakira izina rimenyekana. Ndatangaye cyane. Nsoma aya magambo nayatekerejeho umwanya munini. Niki gitumye dufata, nanjye reka nitange urugero, niki gitumye dufata cano? Niki gitumye dufata uburyo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza? Ese ni ukugira ngo twamamaze Kristo cyangwa ni ukugira ngo twishakire izina rimenyekana? Iki ni igitangaza natagiye gutekerezaho ndibaza kubera iyihe mpamvu. Ariko ndagira ngo mbatangariza ko nafashe iki cyemezo cyo kugira ngo mbafungurire cyane dukurikirane ijambo ry'Imana. Ntashaka kugira ngo menyekane, nshaka ko Kristo amenyekana kurushaho, kuko niwe Imana ikeneye kugira ngo uhindure ibintu. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yitegereza ibyo abantu barimo barakora. Bwari ubwoko bumwe, bari bahuje inama, bahuje ibitekerezo. Baravuga ngo nimureke dufate amatafari tuyotse, nitumara kuyotsa twiyubakira inzu ndende y'amatafari, tuyazamure tuyageze ku ijuru, kugira ngo twiremere, ayiwe twishakira izina rimenyekana. Nshuti zanjye, abantu bagerageje gushaka amazina amenyekana aho gushaka Imana. Bashatse kuba ibirangirire aho gushaka Imana. Ariko reka mbatangarize ko hari abantu bakomeye kubaruta ariko baribagiranye. Hari abantu babaye ibihangage bakoze ibintu by'amateka ariko batakibukwa. Hari abantu bubatse amazina aragenda aramenyekana ariko no kuzima kwayo kwazimye vuba. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo icyubahiro ni icy'Imana, ahandi hose dushakira no kubeshya. Bibiliya ivuga ngo iki mu gitabo cya Yobu ibice 28 umurongo wa 28 yaravuze ngo ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge abantu bakagombye kugira ni ugutekereza uburyo abambere bapfuye Imana ikabarimbura bose bitewe nuko bari babaye babi. None nabo kugira ngo bahindure bashaka uburyo baha Imana, bari kugenda baba nk'abambere. Umva nshuti yanjye, Imana iravuga ngo reka noneho nanjye nkora ikintu kinyuranye n'icyo batekereza. Ayiwe, abantu bazamuye kapito z'ubumenyi bwabo, bazamuye icyubahiro cy'ubumenyi bafite, bazamuye icyubahiro cya science, bazamuye icyubahiro cya filozofi, bazamuye icyubahiro cya technology, bibagirwa Imana. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko Imana yiteguye kunyuranya indimi z'abantu. Ibyo bagerageza gushaka gukora ntabwo bazabigeraho. Abashatse amazina amenyekana azagera aho arangire, abashatse kwiyubahisha bizagira aho birangire, kuko Imana icyubahiro ni icyayo gusa. Yesu ashimwe cyane bene data. Ndagira ngo mbibutse ko abo ubwoko bumaze gukora iki kintu, Imana yaravuze ngo nabibonye ibintu bashaka gukora babigeraho. Burya Imana irabizi ko technology yahindura ibintu. Imana irabizi ko ubwenge abanyabwenge bafite bwashobora kwangiza ibintu. Imana irabizi ko ikoranabuhanga abantu bafite rishobora kubatatanya bagatakaza inzira y'agakiza. Niyo mpamvu Imana ifite gahunda yo kunyuranya indimi z'abantu, abantu bagashaka ntibabone igisubizo, bakagerageza bakabura igisubizo. Ejo bundi hadutse iyi corona yazengereje isi, barashaka igisubizo barakibuze. Amahanga araterana akabura igisubizo, uburyo bumwe cyangwa ubundi bisubizo byabuze. Barafata imyanzuro imwe nimwe ngo bashake igisubizo ntikiboneka, ariko ndabatangariza ko Imana ari ifite igisubizo yonyine. Yesu ashimwe cyane. Ibyo abantu bananiwe Imana irakomeza igakora, ibyo abantu babura igisubizo Imana ifite igisubizo. Ndi kukubwira ngo ca bugufi, icyubahiro ni icy'Uwiteka. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo uce bugufi nayo ikomeze gushyirwa hejuru. Yesu ashimwe cyane. Uburyo abantu bakomeza kugenda bababi nibwo buryo bagenda bishakira kugira izina rimenyekana, bagakora ibitangaza bimwe na bimwe bitavuye ku Mana, bagashaka amazina y'amatitire akomeye aremereye kugira ngo bagire ku gaciro, bakishakira amazina amenyekana kugira ngo bamamare. Ariko ndababwira ko ibyo ari by'akanya gato, kuko Imana ije kunyuranya ibihe kandi iragenda inyuranya ibihe umunsi ku wundi. Nshuti yanjye nteze amatwi, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo wongere ugire umugisha ku Uwiteka, kuko Uwiteka agambiriye guhesha agaciro abo yahamagaye. Haleluya. Kuko ububi bwaba bibuza bagiraho ingaruka, ariko abo Uwiteka bazabona ineza y'Imana kandi umucyo w'Imana uzabarasira ku manywa ndetse na nijoro.
nshuti zanjye reka nze mbabwire ikintu gitangaje kugira ngo abantu bakwire mu isi byabaye ngombwa ko Imana inyuranye indimi zabo, inyuranye imitekerereza yabo, inyuranye imigambi yabo, bakwira imishwaro, batangira kugenda mu bihugu bitandukanye. Niyo mpamvu bamwe bagiye mu burasirazuba, abandi bajya mu majyaruguru, abandi bajya mu majyepfo, nuko batari bahuje ururimi ariko bari batatanye kubera ko bashatse kwishakira izina rimenyekana. Ndagira ngo munkurikire bene data, bantu mushaka izina rimenyekana mudashatse kumenyekanisha Yesu, ndagira ngo mbabwire ko izo ndimi zanya zazitatanya. Ibyo bintu ntabwo bizuzura nubwo twakubaka iminara tukayigeza kure, bizarangira Imana ihagaritse izo nyubako. Iyo dusomye Bibiliya iratubwira ngo ikimara kubatatanya inyubako yabo yarahagaze. Nshuti yanjye, inyubako Imana itubatse zizasenywa, inyubako Imana itubatse zizarangira, ariko nimureke twubaka ubwami bw'Imana, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Niko Yesu yabwiye abigishwe mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 3:16, yaravuze ngo haleluya, igice cya 3:32 yaravuze ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Abantu barashaka ibidakwiriye gushakwa, abantu bari kubidakwiriye kwirukankaho, kuko Imana izi ibyo dukeneye, itumenyera buri kimwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko icy'ingenzi Imana idukeneyeho, ni mureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, mureke tuyishyire hejuru, tuyubahishe, nayo izatwubahisha. Haleluya. Muri ndi wagize ahimbaza Imana nezerewe, aravuga ngo ubaha Imana nayo izakubahisha, uyikorere nayo izaguhemba. Haleluya. Bene data munteze amatwi, ndagira ngo nongere mbinginge, iyi minsi iheruka iyindi, shaka ikintu gituma Imana ishyirwa hejuru, nayo izagushyira hejuru. Shaka ikintu gituma uca bugufi, Imana ishyirwe hejuru, nawe uzabona umugisha w'Imana. Ni wowe Imana ikeneye ngo uyubahishe, ni wowe Imana ikeneye ngo uyivuge neza, ni wowe Imana ikeneye ngo uyamamaze. Haleluya. Hirya ndetse na kure, mu migabane yose y'isi bamenye izina rya Yesu. Haleluya. Kuko muri Yesu harimo ubuzima, muri iyi Mana harimo imbaraga zibohora, muri iyi Mana harimo imbaraga zikiza, muri iyi Mana harimo imbaraga zizura abapfuye, muri iyi Mana harimo imbaraga zitanga ubuzima. Imana iguha ubuzima muri iri jambo, Imana iguhe guca bugufi. N'icyubahiro ni icy'Imana. Nshuti yanjye, garukira aho wari ugeze wishyira hejuru, ureke Imana ishyirwe hejuru. Garukira aho wari ugeze ushaka kugira ngo ugaragare, ureke Imana igaragare, kuko Imana izagirira neza abayubaha kandi bazarongera umugisha imbere yayo ku manywa ndetse na nijoro. Imana y'amahoro niguha umugisha. Ndagira ngo ngusengere Imana wowe unteze amatwi. Ese ugize ishyaka ryiza ryo kugira ngo uheshe Imana icyubahiro? Ca bugufi, icyubahiro ni icy'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo ubutumwa bwiza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 5:14, munyemerere masomo ariho dusoreza. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 5:14 yavuze amagambo akomeye, niyo nshaka gusorezaho. Navuze ibintu byinshi cyane kuko dukeneye kuba mu mwanya Imana dushakamo kugira ngo turongere umugisha ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Yesu ashimwe cyane. Yavuze amagambo avuga ngo haleluya, nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko nimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Imana nihimbazwe. Imana ishaka ko tuyubaha, Imana ishaka ko tuyishyira hejuru, Imana ishaka ko tutaba bapfu, ahubwo tuba abanyabwenge, tumenye icyo Imana ishaka, aricyo dukora, natwe tuzaronka ubugingo buhoraho. Imana ibampera umugisha. Kanguka wowe usinziriye, uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Ni igihe cyo kumurikirwa n'Imana kugira ngo tube abagabo bo guhamya Imana, tuyivuge ukwiri, tuyamamaze ukwiri, tugaragaze Imana hagati y'abatayizi. Ni wowe Imana ikeneye ngo uyamamaze nk'uko ishaka. Imana iguha umugisha, Imana igukomereza amaboko. Nshuti yanjye, nagira ngo usengere Imana ufashe icyemezo cyiza. Data, mu izina rya Yesu, ndasenze ngo umugisha umuntu wakirira ijambo kandi umuhe guca bugufi, umwigishe kukubaha, kuko abagaragaye nk'abanyabwenge ibyabo birabananiye, abagaragaye nk'abafite ikoranabuhanga ibyabo byaranze. Yewe na Amerika yaranyeganyejwe, isi iranyeganyezwa kandi byari bihangaje, hapfuye abatagira umubare, havuzwe imirambo myinshi. Ibyo byerekana ko isi naniwe, ariko uri munyembaraga, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Ubwo ari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, rero dushoboze guca bugufi, abakurikiranye icano babashe guhinduka abantu badasanzwe, babi byaremwe bishya. Ni wongewe ukeneye, n'uyu nguyu ukeneye, kugira ngo umuntu udasanzwe duhe imbaraga mu ijambo ryawe, tugendere muri nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti yanjye nkunda,
umaze kumvira ijambo kora subscribe, hanyuma ukoresha na like kugira ngo ukomeze kugenda ubona ibindi biganiro bikurikiraho. Imana iguhe umugisha, ndagukunda. Shalom shalom, bye bye. Naho ubutaha turakomeje, kandi ukomeze kuzirikana ko Imana igukunda mu izina rya Yesu. Amen.